ndabizi abantu mungana nanjye byo ni bake mwabashe kwiga materineri. Ibyo byo ndabivuga bidasubirwaho. Umuntu umwe yaravuze ngo nta muntu wiga igifaransa akuze. Ese nibyo cyangwa sibyo? Ndabizi hano hari abantu benshi bafite rwose ikibazo cyo kumva umuntu akahura n'umufaransa akamubwira kumva byose arabyumva, ariko yajya gusubiza ururimi kumva ruragobwe ukagira ngo baruziritse. Ese koko birashoboka ko umuntu yakwiga iyo myaka isaga hafi 22 yose akarangiza koko kwiga afite impamyabumenyi ze n'amanota meza, ariko atagerageza ururimi na rumwe mu ndimi z'amahanga? Niba nyine uzi ko ari ukumeze tu, mu gifaransa baravuga ngo vous parlez au vendeur la vache pour l'envoyer une autre vache à l'école. Papa yari usatumvisha abo mvuga igifaransa. Subscribe, like, comment, and share. Let's go now. Ndabizi abantu mungana nanjye byo ni bake mwabashe kwiga materineri. Ibyo byo ndabivuga bidasubirwaho. Ariko niba uzi ko wize primaire imyaka 6, ukiga imyaka 6 ya segonderi, ukiga imyaka 3 muri 4 y'icyiciro cya mbere cya kaminuza bitewe n'amasomo wize, ukiga imyaka 2 cyangwa 1 mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza bitewe wenda n'ibyo wize, nabwo ukakubitaho PhD wenda mu myaka 3 n'itanu bitewe n'ibyo wiga simbizi neza, ukaba udashobora kugerageza rumwe mu ndimi z'amahanga, Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza. Koko n'Igiswahili kikunanire? Niba nyine uzi ko ari ukumeze tu, mu Gifaransa baravuga ngo vous parlez au vendeur la vache pour l'envoyer une autre vache à l'école. Papa yari usatumvisha abo mvuga igifaransa. Bivuze ko rero rwose ntundebe nabi, sinkukomeretse mu byubahiro byahura, ariko pe byaba bikabije. Ikibazo rero nibaza, ese koko birashoboka ko umuntu yakwiga iyo myaka isaga hafi 22 yose akarangiza koko kwiga afite impamyabumenyi ze n'amanota meza, ariko atagerageza ururimi na rumwe mu ndimi z'amahanga? Wowe wumva bishoboka koko? Igisubizo ni birashoboka cyangwa ntibishoboka, simbizi uko ubitekereza. Byandike muri comment. Nibutsa ko niba ugejeje iyi video hano uyireba ukaba utarakanda subscribe, yikande nonaha, ubundi ukande kuri like, usige igitekerezo cyawe muri comment uko ubyumva. Iyi ni channel tuzaduriraho twungurana ibitekerezo, nta muntu hutaje undi. Icyo tugamije ni ugusigasira nyine wa muryango nyarwanda wacu mwiza, ariko tunahana ibitekerezo kandi bitagize uwo bihutaza. Ikindi ntunanyumve nabi kuko si wowe ndi kubwira. Ndabizi n'ubundi baca umugani nanone ngo iyo uteye ibuye mu mbwa ibwejuye niba uhamije, buriya wabona niba utangiye kumva ufite akantu k'ifitina muri wowe, wabona ari wowe nyine, urukumva ari wowe ndi kuvuga, ariko ntabwo ari wowe, humura si wowe. Ahubwo ni ibintu biri rusange, si ikibazo ufite wenyine, ugisangiye n'abandi benshi. Ahubwo ikibazo gihari ni ukwibaza ngo ese ubundi niba bishoboka ko biterwa n'iki? Ese wowe ubona byakemuka bite? Icyo ni ikibazo ndi kwibaza, nawe wibaza. Njyewe rero ku ruhande rwanjye birashoboka pe, birashoboka ko wakwiga iyo myaka yose isaga 22 ariko ukarangiza nta rurimi na rumwe rw'amahanga ugerageza. Ibyo bibaho rwose, ndabizi mwe mutangiye guhangayika, ntiwihebe, bibaho pe. Bibaho. Kuko ntekereza ko abantu benshi bajya bibeshya kuvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza yewe n'Igiswahili. Ni ukuba waratoje ururimi urunguru dusanganwe, ni ukuba wararutoje kuvuga izo ndimi, ntabwo ari ukuba warabyize mu ishuri. Ushobora kuba uri umuhanga mu masomo yo ku ishuri, ariko wagera ku rurimi rukagobwa, wajya kuvuga ukagira ngo baruziritse. Ndabizi hano hari abantu benshi bafite rwose ikibazo cyo kumva umuntu akahura n'umufaransa akamubwira kumva byose arabyumva, ariko yajya gusubiza ururimi kumva ruragobwe ukagira ngo baruziritse. Ese waba wibaza ikintu kibitera? Aha rero nkuzaniye igisubizo. Nta kindi kintu cyutuma wumva urwo rurimi rwawe rugobwe rwose ni uko utigeze urutoza kuvuga izo ndimi z'amahanga. Birasaba kurutoza narwo. Uretse mbanze nitabe telefone gatoya hanyuma nze dukomeze. Harya nari ngeze hera, iyi telefone nayo
irandogoye. Ariko nicyo narindi kuvuga ni uko abantu benshi muba mwarize muri n'abahanga mu ishuri ibijyanye n'amasomo mubyumva neza, ariko ntimwigeze mutoza ururimi rwanyu kuvuga izo ndimi z'amahanga. Ni ukuvuga ngo rero uru rurimi rumeze nk'izindi muscles zose z'umubiri. Uko utakora push up 100 utangiye uwo munsi, uko utakora squat wenda 50 utangiye uwo munsi, ni nako n'ururimi utashaka kuruvugisha urwo rurimi rw'amahanga utarigeze urutoza. Reka twivugire ku gifaransa uko ngiye nicyo nshaka kwiga, ngira ngo mwanabyumvishe abana kabatayemo, abahanga bo kumva mwabyumvise. Nizere ko mutameze nkazanjije ngo bacira amarenga bakamara ibinonko kundu. Uko natangiye byo wabyumvishe, niba utabyumvishe neza usubire inyuma ukumve. Ngiye ubu natangiye kwiga igifaransa. Umuntu umwe yaravuze ngo nta muntu wiga igifaransa akuze. Ese nibyo cyangwa sibyo? Siga igitekerezo cyawe muri comment kubyumva. Undi yaravuze, ngira ngo murabyumva, ni nabyo narindiho nkomozaho. Undi aravuga ngo kuvuga ururimi rw'amahanga byanyabyo ni ugutoza ururimi rwawe kuvuga urwo rurimi nyine ushaka kwiga. Iyo ushaka kumenya urwo rurimi utoza runo rurimi dusanga rumwe tuvugisha, ukarutoza kuvuga urwo rurimi rw'amahanga, ukabikora kenshi gahoraho. Ndetse anatanga urugero avuga ko nta rurimi na rumwe utavuga igihe cyose utoza ururimi rwawe kuruvuga kenshi. Bivuze ngo rero ayo ni amagambo abiri asa naho avuguruzanya. Rero wewe ureba iki kiganiro nkaba ngira ngo nkwibarize, ese wowe koko wemera ko nta muntu wakwiga igifaransa akuze? Cyangwa se reality nyine wemera ko nta muntu wakwiga ururimi rw'amahanga akuze? Cyangwa koko wemera ko kuvuga ururimi ari ukugerageza kurukoresha kenshi mu buzima bwawe bwa buri munsi? Niba rero wemera ko warwiga ukarumenya imyaka wawe ufite yose, ubwo turagendana. Nanjye nemera ko imyaka wawe ufite yose kuvuga ururimi ari ukugerageza kurukoresha kenshi, nibwo buryo bwiza bwo kuruvuga. Ntangiye kwiga igifaransa rero, tugendane muri urwo rugendo. Tugiye kujya tugereza tujyane mu magambo makeya y'igifaransa nyine mba nize, kuko icyambere ngende kwiga igifaransa ngo nzabashe kuvugana n'abakivuga bavuye wenda impande n'impande z'isi. Ariko shaka uzigura n'umunyamahanga, shaka ugashaka kumubwira ibyiza by'u Rwanda, ariko ukabura ikintu wakoresha shaka ngo abyumve. Ukajya wumva urabyumva neza rwose, ukavuga ukuntu u Rwanda ari rwiza, rumeze neza, rutekanye, rukeye, noneho wagera kuri Kigali ikeye yo ugashaka kubivuga ibyo bintu bikakunanira kandi ubizi ubizi. Niyo mpamvu rero ubu ngubu ngewe ntangiye kwiga igifaransa, nzajya nza nk'abatemo nyine nk'uko nangiye nk'abatamo. Ikindi icyo ngambiriye, ntabwo ngende kwiga ururimi urwo ari rwo rwose ngo nzajye kurwigisha mu ishuri. Hoya, nta n'ikayi nge nzafata, ndashaka kwiga kuruvuga. Nawe rero niba ushaka gutangira urugendo nanjye, andika muri comment ngo twagiye, ubundi tujye twashena tujye kwiga indimi z'amahanga kandi tuzivuge. Si ngombwa kubyandika, si ngombwa kujya kuboroka ibintu ngo wirirwe wabyihambire, no igutuntu dutoya. Reka nkugire inama, niba ushaka kwiga ururimi urwo ari rwo rwose rw'amahanga, igifaransa, icyongereza, yebwe n'igiswahili, nta yindi tekiniki ihari. Wikwita ku by'imyaka yawe, abo baguca intege ngo nta muntu wiga igifaransa akuze, byo ndabizi byabaye nk'umugani, ariko njye nemera nashidikanya ko imyaka wawe ufite yose wakwiga ururimi urwo ari rwo rwose mpuzamahanga. Tekinike ni imwe yonyine ushobora gukoresha. Ndabizi abantu benshi bacibwa intege no kuvuga ururimi rw'amahanga kubera gutinya ko abantu babaseka. Noneho waba ufite za mpamyabumenyi zawe z'ikirenga ukavuga ati mana we ugiye gukotora banyumve. Nta kintu kibabaza nko guhura n'umunyamahanga ukaba wumva byinshi akubwira pe, ukaba ubyumva neza, ariko wajya kuvuga ukagira ngo ururimi ruraziritse, ukumva ruragobwe, ku buryo mbese ushaka kubivuga ukaba wumva mu mutwe ukaba wumva ubizi, ariko wajya kubivuga bikanga. Ibanga nta rindi, ni uko utigeze utoza ururimi rwawe kuvuga izo ndimi z'amahanga ushaka kuvuga. Niba rero ushaka kumenya ururimi urwo ari rwo rwose rw'amahanga, wikwita ku myaka ufite, wikwita aho uri n'uwo uriwe, no, ibyo nta kintu bimaze. Ahubwo niba ushaka kumenya ururimi urwo ari rwo rwose, iga kutoza ururimi rwacu kuvuga urwo rurimi ushaka kwiga. Urugero, niba ushaka kwiga ururimi, gerageza urwige nk'abana. Buriya abana iyo biga ururimi, tuvuge nk'ikinyarwanda, iyo bari kwiga ikinyarwanda ntabwo biga amategeko y'ikinyarwanda ngo bajye kunoza, ngo bajye mu twitso. Ibyo ntabwo babikeneye. Uravuga akakumva agasubiramo ibyo wavuze.
uko abisubiramo abivuga nabi uyu munsi ejo bundi, ariko birangira abivuze neza. Nawe rero toza ururimi rwawe kuvuga urwo rurimi rw'amahanga ushaka kwiga, kuko buriya n'umwana niyo tekinike akoresha aba asubiramo nyine icyo kintu ashaka kumenya kuvuga, agisubiramo kenshi atitaye ku makosa yagikoraho. Nanabivuga mukamuseka, ibyo ntibimureba, icyo ashaka ni ukubivuga, si byose. Nawe rero ntiwite ku bazaguseka uvuza amakosa mu rurimi mpuzamahanga urwo rwose, kuko si ururimi rwawe. N'ikinyarwanda abantu ntitukizi neza ari ururimi rwacu. Kuki uterwa ipfunwe no kuba abantu baguseka ngo bavuze icyongereza nabi? Kuki uterwa ipfunwe no kuba abantu baguseka ngo bavuze igifaransa nabi? Kwiga ururimi nta myaka, ntihazagire umuntu ukubeshya. Biriya ni ukukumanipira mu mutwe bakakwangiza ngo wumve ko nyine igihe cyararenze. Nta gihe kirenga cyo gukora ikintu, ahubwo igihe ni iki cyo kubikora, si byose. Igihe ni iki cyo kwiga ikintu ushaka icyo ari cyo cyose. Upfa kuba ubikunda wowe gusa. Uko ubikora kenshi nicyo kizatuma uba mwiza muri byo. Niba ari ururimi rusubiremo kenshi urwo rurimi ushaka kuvuga. Niba ari bonjour uvuge bonjour, uhure n'umukozi mukorana bonjour. Niba ari bonsoir uhure n'umuntu uvuge bonsoir. Bonsoir ibe bonsoir, bonjour ibe bonjour. Comment ça va? Comment ça va ibe comment ça va. Ubu nanjye niko ndi kurwiga, ariko n'ubu uri kundeba njye ndi kwiga. Ahubwo wowe uri kwiga iki, cyangwa urateganya gukoresha iyihe strategy yo kwiga icyo kintu ushaka kwiga gishyashya? Njyewe nihaye urugendo rw'amezi 3, wowe wihaye urugendo rw'igihe kingana iki kugira ngo wige urwo rurimi rw'amahanga wumva rukugoye? Abantu bavuga ko igifaransa nawe ukiga akuze, ndashaka kureba ari uwavuze ko nawe wiga igifaransa akuze, cyangwa ari n'uwavuze ko ururimi rwose warwiga bitewe n'uko utoza urunguru kuruvuga kandi ukagerageza gusubiramo urwo rurimi kenshi. Ndashaka kumenya ninde wavuze ukuri. Nkwibutsa ko ufite umwana akaba ashaka kumwigisha kugenda ku nkweto z'amapine cyangwa se skateboard, nta handi uzigera ubisanga uretse muri Rwanda Bullet Skaters Club imwe rukumbi itoza abana banyu kugenda ku nkweto z'amapine, bikarenga ko babimenya ahubwo bakabigira umwuga uzabatunga, ugatunga n'abazabakomokaho ejo hazaza. Twagiye.